Abikorinto 10 Abikorinto ba mbere 11 umurongo wa mbere yaravuze ngo yabwiraga abakristo b'Ikorinto ni mugari kirenge mu cyanjye Paulo nkuko nanjye nkigera mu cya Kristo. Ntago Paulo hana ari kubirata yuko akiranutse kugera ku rugero rwa Kristo, ahubwo ari kubabwira yuko we ari mu nzira yo gushaka gusa na Kristo, ni bari kwigana ashaka kumera nka Kristo. Aravuga ngo namwe rero mugari kirenge mu cyanjye, mbese uko nshaka gusa na Kristo ntunganywe nse nka Kristo, ndi kurwana urugamba rwiza intambara nziza kuzageza nzarangiza urugendo, nifuza kuzambara ikamba ry'umukiranutsi w'ukuri ari we Kristo. Washatse kuvuga yuko atarabu ukuri ariko ari mu nzira yo kuba ukuri azase na Kristo. Arababwira ngo rero kugera ikirenge mu cyanyu uko nyigera mu cya Kristo birabasaba kunyigana. Mbese inzira yo kugira ngo umubwire umuntu ngo nawe akurebereho ukwiye kuba hari inzira yuri. Hari umuntu wavuze ijambo ribanza ankora ku mutima, avuga hano mu Rwanda amarushanwa y'amagare ukuntu bigenda. Amarushanwa y'amagare ngo iyo barabanza bakabereka inzira bari kunyuramo mbere yuko bajya mu marushanwa, kugira ngo utazayoba inzira uri gutwara igare, ukaba uzi umuhanda ugiye kuzatwariramo igare uri mu marushanwa. Noneho muri uyu muhanda haba hari icyitwa backup inyuma mu ikiza ambulance, andi magare riba iri gutobotseho wabasha guhabwa cyo bita first aid cyangwa ubutabazi bwihuse, bakabasha waba ugize umwuma inyota ikwishe bakaba guhereza amazi, ushobora kugwa mu nzira ugakomerekeramo, ariko iyo uri mu nzira babasha kukwitaho. Noneho mugabo atangurira avuga ngo ibi bintu bikorerwa bari muri iyi nzira y'amarushanwa. Utambaye umwambaro w'abarushanwa utari muri iyi nzira y'amarushanwa, nubwo waba uri umugore ugiye kubyara, iyi ambulance cyangwa iyi ambulance ntiyemerewe kugukoraho, wanabyara ugapfa ngo bakurapfa kuba utari mubare w'abarushanwa, bo ntibakwitaho kuko bari ku nshinga no kwita ku bari mu marushanwa. Ariko amarushanwa haramutse ahuye n'ikibazo, ambulance ntiyamunyuraho imureba, iremera itanga ubufasha imuhereza amazi yo kunywa. Ariko imaze kuba uri umukinnyi cyangwa uri mu marushanwa yo kunyonga amagare, ukagira intege nkeya ukahita usohoka ku murongo cyangwa ugashaka kunyura iy'ubusamo nkuko abarokore benshi bashaka kunyura iy'ubusamo, ugashaka kunyura iy'ubusamo shortcut, ukava ku murongo ngo uzajye kubatanga utanyuze muri iyi nzira. Nuhura n'umwaka nibashaka bakwicireyo ntago bazaba bibazwa abari muri iyi nzira, kubera yuko Satana azakubona uko abonye, mbese cyacyo cyose cyagukoraho cyagutwara uko gishaka. Ariko mu gihe ukiri muri iyi nzira nta wapfa kugukoraho, kuko ambulance, security, uburinzi, ubufasha bwose buri muri iyo nzira. Niyo mpamvu uzajya gusanga abarokore benshi impamvu bagiye bakamamo ukuri nuko bavuye muri iyi nzira y'ukuri nyabagendwa. Yesaya yarabihanuye 35 umurongo wa 8 ngo hazabaho inzira nyabagendwa, kandi iyi nzira izitwa iyo kwera, ngo abanduye imitima ntibazayinyuramo, ngo ahubwo izabiya babandi, ngo abagenzi nubwo baba arabaswa ntibazayiyoba. Bivuga yuko kuba umuswa muri urugendo ntago uzayoba, amaherezo n'ukugera iyo ugana. Bivuga yuko rero abaswa n'abahanga bazayinyuramo, ariko uzava kuri iyi nzira nubwo waba uri umuhanga, umuswa azagutanga kugera iyo agana, kandi azahabwa ibihembo kuruta umuhanga ubayobye iyi nzira. Bivuga yuko rero agakiza nako nuko nguko kari. Yesu ngo tugire umwete wo kunyura mu urembo rifunganye, kubera ko abari mu urembo ryagutse ni irembo rijyana abantu kukurimbuka, ni bake baribona. Iri nzira rero ni nyabagendwa abakiranutsi yo kureka ibyaha. Salomo yarivuzeho gice cya 16 umurongo wa 17 ngo inzira nyabagendwa abakiranutsi ngo nukureka ibibi, kandi tugasanga kubaho Uwiteka ari ukwanga ibyaha. Noneho niba kwanga ibyaha ariko kubaho Uwiteka, ngo iyo bivuyemo kandi ubujijutse, kuko ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Niko Imana yabwiye umuntu mu gitabo cya 28 umurongo wa 28 ngo maze Imana ibwira umuntu ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Fata imigani 8 umurongo wa 13 uhito uyishira hariya muri Yobu, urasanga imigani 8:13 bavuga ngo kubaho Uwiteka nukwanga ibibi, ubwiwe n'agasuzuguro n'inzira y'ubugoryi nibyo Uwiteka nanga. Uwiteka yanga ubwibore n'agasuzuguro, kubaho Uwiteka nukwanga ibyaha. Iyi jambo kubaho Uwiteka nukwanga ibyaha iyo urigaruye hara muri Yobu, kubaho Uwiteka nukwanga ibyaha aribwo bwenge. Noneho kuva mu byaha wanze ukabujijutse, bishobora ko ushobora kuba uri umukristo wanga ibyaha ukanga inzoga, ariko ugaheruka uzinyweze kakuraza hanze kandi ufite inzu. Uyu muntu unatanejwe n'ubuzima bwo kuba mu nzoga arazanga, ariko aracyari imbata yazo. Ikibazo ni ikihe?
yasigaranye ubujiji n'ubwagize ubwenge. Niba kubaha Imana ari bwo bwenge kandi kubaha Imana ari ukwanga ibyaha, hari abantu babyanga ariko babibayemo. Yes, ndashaka usome Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 14 kuri 15 hari ishusho shaka kuzana hariya. Umurongo Urwandiko rwa mbere rwa Petero rimwe umurongo wa 14 kuri 15 wa 14 no 15 haravuga ngo mube nk'abana bumvira. Abari kubwirwa nabamaze kwakira Kristo bahinduka abana b'Imana. Ngo babe nk'abana bumvira. Ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjiji. Bisobanura iki? Kujijuka no kuva mu byaha. Ni bande bari kubwirwa nabamaze kuba abana. Ariko ngo rero mube nk'abana bumvira. Ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mutarajijuka. Mutarava mu byaha. Ari kubwira abantu bamaze kuva mu byaha, barakijijwe, bagira kubaha Imana, bagira ubwenge, bagira no kujijuka. None agiye kwigitegereza asanga hari inzira batangiye kuvamo yo kuva muri iyi nzira nyabagendwa.